Ndabashimiye cyane inshuti bavandimwe kandi ndabifuriza amahoro y'Imana. Imana y'u Rwanda ikomeze kubana namwe. Wibuke gukora subscribe, like ndetse na share kugira ngo uzajye ukomeza kubona ibiganiro bitandukanye tukugezaho. Muri aka kanya icyo nshaka kukwereka ni ubu bwoko bw'inkoko zitangaje bita inkanga cyangwa se ibigagari. Ubusanzwe izi nkoko zitangaje bita inkanga cyangwa se ibigagari ni inkoko mu myaka yo hashize zagaragaraga mu mashyamba, mu misozi miremire ndetse n'ahandi. Ariko uko abantu bagiye bagerageza kuziyegereza, gusabana nazo no kumenyerana, ni ubworozi bwiza cyane abantu boroye muri iki gihe kandi buteza abantu imbere kandi bwororoka kandi bukagira umusaruro mwinshi. Inkanga cyangwa se ibigagari ni ukuvuga ngo ni inkoko nziza cyane ubu zororerwa mu ngo z'abantu zitandukanye. Mu gihe woroye inkanga cyangwa se ibigagari ubona neza ko ari inkoko zitandukanye n'izindi wari ufite. Icya mbere, zitandukaniye ku masura yazo, uko ubona zigira uburanga budasanzwe kandi ukabona ari nziza cyane. Zitandukaniye mu gutera amagi menshi ku buryo zishobora kugeza ku magi 100. Inkanga kandi zigira inyama ziryoha kurenza izindi nkoko zose zibaho. Ikindi kandi inkanga cyangwa se ibigagari zikagira isuku idasanzwe ndetse zikarya ibiryo bike cyane. Ntabwo zisahuranwa nk'uko izindi nkoko zose zisahuranwa. Inkanga zo zirya ibiryo bikeya cyane ndetse ntabwo ari byiza ko wajya uzisangizanya n'izindi nkoko zisanzwe bitewe n'uko izisanzwe zirazicura. Ni ukuvuga ngo muri rusange inkanga cyangwa ibigagari ni inebwe mu kurya. Inkanga rero ziroroka cyane kandi zikagira umusaruro mwinshi mu buryo bw'inyama, mu buryo bw'amagi, mu buryo bw'uburanga ndetse zikagira n'isuku ihagije. Ni byiza cyane ko mu gihe waba woroye inkanga ushobora gukoresha uko ushoboye kose zikaba zigira aho zisimbukira zirara. Ibyo bituma zibasha kubaho neza ndetse no kororoka. Inkanga ni zimwe mu nkoko zidakunze kurwaragurika ndetse izi nkanga mu buryo bw'imirire ushobora kuzihereza ibiryo bisanzwe nk'uko bigurwa hirya no hino, cyangwa se ushobora kuba ufite aho kuziragira ukaziragira zikabasha kurya ibyatsi ndetse no gutoragura udusimba. Aho ngaho zibaho neza kandi zikarumbuka kurushaho. Ariko mu gihe udafite aho kororera ushobora kujya uzishakira ibiryo bisanzwe nyine nk'ibi bagura, by'umwihariko ariko ugashyiramo igiheri cy'ibigori ndetse zikabasha no kubona indagara cyangwa se ubundi buryo zishobora kubonamo ibiribwa by'inyama. Inkanga zikunze kuba mu muryango, ikigore ndetse n'ikigabo byo mu muryango umwe. Kenshi na kenshi inkanga zikunze kugenda ziri ku murongo kandi ntabwo zijya zisigana kuko zigira n'urukundo cyane. Kenshi hari n'ubwo usanga abantu bazorora ugasanga abantu bafite amagi y'inkanga. Ariko ya magi kenshi na kenshi kwizera ko abanguriye biragorana bitewe n'uko inkanga ubwazo zihitiramo. Ni byiza kuzorora ukagira imiryango itandukanye. Urugero, niba ufite inkokokazi 2, ubwo ni ukuvuga ngo ni inkangakazi mbivuge gutyo 2, gerageza ugire n'amasake 2. Niba ufite 5, gerageza ugire n'amasake byibura ari hejuru byibura ya 3. Impamvu ni ukubera iki? Ni uko hari igihe inkanga zifata umuco wo kudashurashura. Ikigabo gishobora guhita gihitamo ikigore cyacyo kimwe gusa akaba aricyo kizajya kibangurira gusa. Bityo rero mu gihe waba ufite inkokokazi 5 ufite isake imwe ushobora kuzisanga wagize amagi atabanguriye bitewe n'uko ya sake ishobora guhita ihitamo ikigore cyayo kimwe gusa, izindi ikazihorera. Ni byiza rero gusa nk'ahunganyisha kandi ni na byiza kugira ngo nutangira kubona nizimara gukura wagize imishwi igakura, nutangira kubona izitari mu muryango umwe, ni byiza ngo utangire uzigabanye ugurishe nk'amasake kugira ngo ataza kurwana cyangwa se akageza aho ashobora kwicana. Hanyuma ugasiga amasake y'umuryango umwe ariyo afitanye ubwumvikane n'ubwuzuzanye. Inkanga rero zikunda udusimba, zigakunda ibyatsi, zigakunda n'ibiryo bisanzwe. Ukagerageza kuzikorera isuku no kuzishyirira amazi meza aho ngaho zishobora kunywa. Iyo zigiye gutera kenshi na kenshi inkokokazi
iherekezwa n'ikigabo cyayo, ndavuga igisake cyayo, kikayirindira iri gutera, barangiza kikayiherekeza. Zigirana urukundo cyane kandi zikabaho kivandimwe cyane. Izi nkanga zigira amakenga ku buryo bwose bukomeye. Mu gihe ziri mu nzu zikumva umuntu udasanzwe cyangwa se ikintu kidasanzwe, nawe ubwawe zishobora kugukangura. Zikikanga, zigasakuza kugeza igihe ubashe kuba nawe ubwawe wagira amakenga, ukavuga ati se ni igiki cyateye hano mu rugo cyangwa gihari. Inkanga rero ni inkoko nziza cyane nshobora gushishikariza kuzorora. Hirya no hino zifite isoko, guhera ku magi, guhera ku mishwi, guhera ku nkuru, amasake ndetse n'izindi, bifite isoko hirya no hino mu gihugu. Inkanga zikaba zigaragara no muri ibi bice by'igihugu duturanye ndetse na hano mu gihugu cyacu, zikaba zigaragara hirya no hino mu ngo z'abantu. Inkanga kandi ni byiza cyane ko nta mujura upfa kuzihangara ziba, kubera ko zigira imbaraga nyinshi, zikaguruka ndetse zigahunga. Gusa ni byiza ko uzihereza umutekano uhagije, ukazorera ahantu heza hisanzuye kandi ahantu heza zibasha kwidagadurira. Ndagukangurira cyane korora ubwoko bw'inkanga, bw'izi nkoko bita inkanga, kuko ni ubwoko bw'inkoko bwiza cyane kandi ushobora korora bukakugirira umumaro mu iterambere muri rusange. Ushobora rero gufata amagi y'izi nkoko, cyane cyane ko inkanga zose siko zirarira. Icyakora hari ubwo ugira amahirwe ukabona izishobora kurarira, ariko siko zose zirarira. Mu rwego rwo kurumbuka, ni byiza ko ufata amagi y'inkanga ukayahereza inkoko z'inyarwanda zikayaturaga dendo, cyangwa se ukayahereza dendo zikayaturaga, ubundi ukagira umusaruro wishimiye kandi mwiza. Inkanga zigira amabara, hari iz'umweru, hari izivangavanze, hari izifite akeru ku gituza ndetse n'ahandi. Inkanga ni nziza cyane, ni ubwoko bwiza cyane. Ariko ubu ndangije iki kiganiro, ushobora kwibaza ati se ko nzikunze nazikura he, nazibona nte? Nshuti muvandimwe, birahagije kwandika muri comment ukatubwira ko uzifuza, hanyuma ubundi tukagufasha kuzibona. Byongeye kandi ushobora guhamagara kuri 0787592214, nabwo tukagufasha kuzibona. Imana ishobora byose ikomeze kubana nawe, igucira inzira, ntukabure amata mu rugo rwawe ndetse n'abo kuyanywa, ibigega byawe bizahore bibyigirana. Imana ishobora byose